Ese koko umukobwa cyangwa umugore ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ari mu mihango ashobora gusama? Abantu benshi bakunda kwibaza niba umukobwa cyangwa umugore atasama aramutse akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye igihe cyose ari mu mihango. Ariko se koko ukuri kwabyo ni ukuhe? Niba nawe warigeze kwibaza iki kibazo cyangwa se ukaba warigeze kumva abantu babivugaho gutandukanye maze bikagusiga mu rujijo, igira hino tubiganireho maze umenye ukuri kuzuye kuri iyi ngingo. Icyo nkwibutsa kitakugoye ni ugukora subscribe nimba utarayikora, ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bindi bijye bikugeraho, ukanibuka gukora like kuko nayo ari ingenzi cyane. Kandi ubaye ufite ikibazo watubaza, igitekerezo cyangwa inyunganizi watugezaho, watwandikira muri komenti cyangwa se kuri WhatsApp nimero ubona hasi muri description y'iyi video. Ngiye tugiye kubana muri kino kiganiro ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Nubwo gusamira mu mihango bidakunze kubaho cyane, ariko birashoboka ko umugore cyangwa umukobwa yatwita aramutse akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ari mu mihango. Hari abantu benshi bajya bavuga ko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gihe cy'imihango bidashobora gutuma inda yinjira, ariko siko buri gihe biba bimeze. Kugira ngo dusobanukirwe neza uko umugore cyangwa umukobwa yasama ari mu mihango, reka tubanze twibukiranye uko ukwezi k'umugore kugenda. Ukwezi k'umugore gutangira ku munsi wa mbere amaraso y'imihango agaragaye. Mu bagore benshi ukwezi kumara hagati y'iminsi 21 n'iminsi 35, nubwo hariho n'abahindagurika mu kwezi kwabo. Hagati y'ukwezi niho habera gusohoka kw'intangangore bizwi nka ovulation. Iyi ntangangore isohotse iba ishobora gufumbatizwa n'intangangabo, umugore akaba arasamye. Ariko abantu benshi bibaza niba umugore aramutse ari mu mihango yatwita gute kandi amaraso ari gusohoka. Iyo umugabo asohoye intangangabo zishobora kumara igihe kirekire mu myanya ndangagitsina y'umugore zitarapfa. Akenshi zishobora kubaho hagati y'iminsi 3 kugera ku minsi 5, ndetse rimwe na rimwe zikanageza ku minsi 7 ohazari iyo zabonye ahantu heza ziruhukira. Niba umugore afite ukwezi kugufi, urugero ni nk'urw'iminsi 21 cyangwa 24, ashobora gusohora intangangore hakiri kare, maze yakora imibonano mu minsi ya nyuma y'imihango, intangangabo zikamugumamo zigategereza kugeza igihe intangangore isohokeye maze agahita asama. Urugero rufatika ni uko umugore ashobora kugira imihango imara iminsi 5, hanyuma ovulation ikaba ku munsi wa 10 w'imihango cyangwa se ku munsi wa 11 w'imihango. Niba yarakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ku munsi wa 5 w'imihango, intangangabo zishobora kuguma mu mubiri we zigategereza kugeza igihe intangangore isohokeye ku munsi wa 10 agahita asama. Nanone kandi hari abagore bagira amaraso make igihe intangangore iri gusohoka maze akayitiranya n'imihango ye ya nyayo, bikamutera kwibwira ko ari mu mihango kandi atariyo, agakora sexe maze agahita asama direct. Hari n'abagore bagira ukwezi guhindagurika rimwe na rimwe, imihango ikaza kare ubundi gatinda. Iyo ukwezi kudahoraho guhindagurika, biragorana kumenya igihe nyacyo intangangore ishobora gusohokera, maze imibonano mpuzabitsina ikozwe mu gihe umugore yatekerezaga ko adashobora gusama igahita imuviramo gutwita uwo mwanya. Nubwo amahirwe yo gutwita mu gihe cy'imihango aba ari make kurusha andi matariki y'ukwezi, ariko gusama k'umugore muri iki gihe ntabwo ari 0%, kuko bamwe na bamwe batungurwa no gusama muri ubu buryo. Akaba ariyo mpamvu abagore bagirwa inama yo kudakoresha iminsi y'imihango nk'uburyo bwonyine bwo kwirinda gusama cyangwa se gutwita, kuko bamwe bajya bibwira ko sex ikozwe mu gihe cy'imihango ari uburyo bwizewe bwo kwirinda gusama. Iyi myumvire si yo rero, kuko ukwezi k'umugore gutandukanye niko n'igihe cyo gusohoka kw'intangangore gitandukanye. Ikindi abakobwa n'abagore bagomba kumenya ni uko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gihe cy'imihango bidakuraho ibyago byo kwandura cyangwa kwanduzanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ahubwo hari ubushakashatsi bwerekana ko amaraso ashobora koroshya kwanduzanya zimwe muri izo ndwara iyo nta buryo bwo kwikingira bwakoreshejwe. Abagore bafite ukwezi kugufi cyane nibo bafite amahirwe menshi yo gusama igihe bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye bari mu mihango. Igihe umugore yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gihe cy'imihango kandi adashaka gutwita,
ashobora kugisha inama umuganga cyangwa umuforomo ku buryo bwihutirwa bwo kwirinda gusama inda itateganyijwe bitewe n'igihe imibonano yabereye. Naho abagore bifuza gusama bo bagomba kumenya ko nubwo iminsi y'imihango atari ifite amahirwe menshi yo gusamiramo, ariko gutwita bishobora kubaho bitewe n'imiterere y'ukwezi kwabo, ufatiraho utitaye rero ku kintu na kimwe kiriho muri icyo gihe. Muri make kuba uri mu mihango ntabwo bivuze ko gutwita bidashoboka, nubwo amahirwe yabyo aba ari make, ariko bibaho cyane cyane ku bagore ndetse n'abakobwa bafite ukwezi kugufi cyangwa se ukwezi guhindagurika cyane. Niyo mpamvu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gihe uri mu mihango akenshi bishobora kuvamo inda itateganyijwe. Kumenya ibi bifasha abantu gufata ibyemezo bishingiye ku makuru nyayo aho gushingira ku myumvire itari yo yumvise henshi. Ni ngombwa rero kwirinda kwemera amakuru utagenzuye neza cyangwa se ngo wizerere mu muntu bitewe n'uko umukunda cyangwa se igipimo cy'urugero umwubahaho. Ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, amakuru nyayo niyo adufasha gufata ibyemezo byiza kandi birinda kugerwaho n'ingaruka zitari zateganyijwe. Buri mukobwa wese ndetse na buri mugore wese aba agomba kwiga kugenzura uko ukwezi kwe kugenda, akamenya neza amatariki ye y'imihango, akanamenya neza n'igihe intangangore ye ishobora gusohokera mu dusabo tw'intanga, kuko byamufasha gusobanukirwa neza imikorere y'umubiri we. Ariko ikindi cyo kumenya kuri buri mukobwa cyangwa se buri mugore ukiri mu myaka yo kororoka ni uko ukwezi gushobora guhindagurika bitewe n'impamvu zitandukanye, bityo kubara iminsi byonyine ntibibe uburyo bwizewe ku bantu bose. Gusa ariko twibuka ko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gihe cy'imihango bidakuraho ibyago byo kwandura cyangwa se kwanduzanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ndagushimiye wowe tudahwema kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Niba ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa se ikindi wumva twaganiraho mu biganiro byacu by'ubutaha, watwandikira muri komenti cyangwa se kuri nimero ya WhatsApp ubona hasi muri description y'iyi video. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ugira amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.